Yesu nashimwe bakunzi ba Yesu avuge neza official, twongeye kunezererwa Imana ko twongeye umunsi wo kubaho tukaba turamutse turi bazima. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Reka iki gitondo turirimbane indirimbo ya 38 mu ndirimbo z'agakiza, hanyuma nitumara kwiririmba dusangire ku ijambo ry'Imana ho gato, hanyuma dusenga Imana, turagize Imana gahunda zose z'uyu munsi. Nowa kuki wubaka iyo nkuge, urakora iby'ubupfapfa rwose, dore utuye imusozi kandi n'amazi ahari, ibyo ukora biratuyobeye. Dore utuye imusozi kandi n'amazi ahari, ibyo ukora biratuyobeye. Uwiteka niwe wabivuze, yuko abagizi ba nabi bose abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi, ayo mazi azaba ari umwuzure. Abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi, ayo mazi azaba ari umwuzure. Bagira inama yo kubazanya, none Nowa yabavuga ukuri, bati habe na gato ntidukwiye kwemera twikomeze mu byo kwinezeza. Bati habe na gato ntidukwiye kwemera twikomeze mu byo kwinezeza. Igihe nacyo gihita vuba, Nowa yubaka n'umwete rwose, benshi bamurebaga niko bamusekaga, bati none ho Nowa yasaze. Bose bamurebaga niko bamusekaga, bati none ho Nowa yasaze. Nowa yumvira Imana ihoraho, yinjira muri ya nkuge vuba, yinjirana n'abandi bagiriwe imbabazi, nuko Imana ibakingira urugi. Yinjirana n'abandi bagiriwe imbabazi, ubwo Imana ibakingira urugi. Nuko abantu baraseka cyane, bakomanga ku rugi bavuga, bati Nowa sohoka, imvura irahita, witubeshya ngo uri mu rugendo. Bati Nowa sohoka, iyi mvura irahita, witubeshya ngo uri mu rugendo. Ijuru risa n'iritobotse, ubwoba bw'imvura iteye ubwoba, bati turarimbutse nk'uko Nowa yavuze, dore urupfu ruratuzengurutse. Bati turarimbutse nk'uko Nowa yavuze, dore urupfu ruratuzengurutse.
umva uko Imana yabasubije. Nowa yajyaga bigisha rwose, mubigira ibikino mwanga kumvira intumwa, niryo teka muciriwe none. Mubigira ibikino mwanga kumvira intumwa, niryo teka muciriwe none. Nuko amazi aterura ya nkuge, ireremba kuri wa mwuzure. Abicaye mu nkuge bafitemo amahoro, kugeza ubwo bazasohokamo. Abicaye mu nkuge bafitemo amahoro, kugeza ubwo bazasohokamo. None natwe dufite iyo nkuge, n'agakiza twahawe na Yesu. Niba ushaka amahoro, ngwino wihitiremo agakiza, ureke kurimbuka. Niba ushaka amahoro, ngwino wihitiremo agakiza, ureke kurimbuka. Amen. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Reka dusangire n'ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi ya 91. Turayisoma yose, hanyuma turivugeho gato, dusenga Imana. Haranditse ngo, uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka n'uruhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Azakubundikiza amoya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa, ubona ibihembo by'abanyabyaha. Kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka, wagize isumba byose ubuturo. Kuko nta kibi kizakuzaho, kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose. Bazakuramira mu maboko yabo, ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Uzakandagira intare n'imoma, uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka. Kuko yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza. Nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe. Nzabana nawe mu makuba no mu byago. Nzamukiza muha icyubahiro. Nzamuhaza uburame, kandi nzamwereka agakiza kanjye. Amen. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Iyi Zaburi ya Dawidi ni Zaburi nziza cyane y'ibyiringiro ku muntu wahisemo kuguma mu mahema, kuguma mu bikari by'Imana, kuguma muri yo. Ibyiringiro bye akaba ariho biba bihishwe, akaba ariho biba bibitse. Uyu muntu uba mu bwisho bw'isumba byose, agahama mu gicucu cy'ishobora byose, azaba amahoro. Imana ishimwe. Giteye ubwoba cya nijoro ntabwo kizamutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Tugeze mu gihe kigoye kandi kiruhije. Ni kenshi Satani ajya turasa imyambi, ya yindi yica ku manywa y'ihangu, ya yindi irasa abantu umunsi ku wundi, tukabona tubayeho, tukabona twongeye kurindwa n'imbaraga z'Imana zikomeye. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Umuntu uba mu bwisho bw'isumba byose azaba amahoro, azarindwa, kandi azaryama asinzire yiziguye, atikanga ikibi.
Imana yacu nishimwe cyane. Mu Mana iyo turimo tugubwa neza, dutunga amahoro tudahabwa n'isi, dutunga amahoro isi itaduhereza, ubutunzi butatanga, tutabona ibiguzi tugura. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Iyo turi mu Mana neza twumva dufite ubundi bwishingizi budasaza butarangira. Ubwishingizi bwo mu isi ni bwiza, bujya budufasha, bujya butugira umumaro. Turwaye, twagize ibibazo bitandukanye, twagize ibyago se, cyangwa se no mu maherezo y'ubuzima abantu bamaze kunanirwa batagifite ibyo basha kwikorera, ubwishingizi bujya bugira umumaro, kandi nibyo koko ni byiza. Ariko turi mu Mana dutunga ubundi bwishingizi, dutunga ubundi bwishingizi tudahabwa n'isi. Ni ukuri butadusaba ikindi kiguzi keretse kwemera ko Imana twemeye ko ari muri yo tuzaguma, ari muri yo tuzarindirwa, ku bwishingizi bwacu ariho buba, tukumva twemeye ko Imana ari umwishingizi wacu, tukavuga ngo natwe duhisemo kuba mu bwihisho bwawe. Imana ishimwe, Imana yacu nihabwa icyubahiro. Buririmbyi yaririmbye aravuga ngo ayo mahema yawe ni meza, abantu bihishemo ntabwo banyagirwa. Imana ishimwe, mahema y'Imana abantu bihishemo, abantu babayemo bararindwa, baba amahoro masa, kandi ni ukuri ntabwo banyagirwa. Imvura y'umuhindo n'iyitumba, imvura y'ibigeragezo niyibagezeho babasha kurindwa, babasha guhishwa. Imana ijya ibikingurira ikabyemera bikabageraho, ariko bagatunga amahoro no mu gihe nk'icyo kibagoye, bagatunga ibyiringiro ko ejo hari ubutabazi bw'Imana buzabageraho, bagatunga ibyiringiro ko ibyo bavuganye n'Imana bizasohora nubwo bari guca mu gihe gikomeye, kuko Imana ni Imana y'inyangamugayo mu byo ivuga, ni Imana itabeshya, ni Imana iticara ngo ivuge ngo kuki iki nakivuze ejo ntafite ubushobozi bwo kugikora. Ni Imana yihagije, ni Imana yuzuye ubushobozi n'imbaraga zo kuzuza ibyo yavuganye nawe, ibyo yavuganye nanjye. Imana ishimwe. Kandi hari n'ibyo ikora itabitubwiye no mu masezerano dufite bitarimo, ariko yo yamara kubipima ikabona biradukwiye, ikabiduha tukabona irabidukoreye. Imana ishimwe. Imana yacu ni inyangamugayo rero, uba mu rwihisho rw'isumba byose azaba amahoro. N'ukuri nyemerera ugume muri yo, nanjye ngume muri yo, kandi nitugumamo Imana izahira imigambi yacu, Imana izadushyigikira, Imana izaduteza intambwe, Imana izadushingisha ibirenge, n'ahakomeye tuzagenda tubona ubutabazi bwayo, tuzagenda tubona uburengezi bwayo. Umwambi uje ku manywa ukaza ufite umugambi mubi wo kukugira nabi, Imana izatubera ingabo idukingira, kandi mu gihe irimbura irahari, ibihari umunsi ku wundi, ndetse no gutsemba ku manywa y'ihangu umunsi ku wundi turabyumva ko kuriho. Hari abakora ingendo ntibagaruke mu ngendo zabo, bagiye bafite imishinga n'imigambi y'ahazaza ntibabashe gutaha. Hari abandi bahura n'imiyaga y'uburyo butandukanye, nuko nyine mu gihe irimbura no gutsemba ku manywa y'ihangu kukaburizamo imishinga n'imigambi y'ahazaza y'umuntu, ahe hakarangira rwose. Ariko umuntu uri mu rwihisho rw'isumba byose azarindwa, azaba amahoro. Imana ishimwe. Bimuhiga bizaba bihari, bizaba ari byinshi, ariko Imana izamuramiza ukuboko kwayo kw'iburyo. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ijambo ryarambwiye ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi. Ni ukuri koko ni byinshi. Abantu bamwe bajya babona abantu bari mu gihe cy'ibigeragezo cyangwa bafite ibibazo bitandukanye, bakibwira ko ahari byaba bituruka mu byaha cyangwa kudakiranuka cyangwa kudasenga. Ariko ni ukuri ijambo nk'uko ribivuga, ni ukuri makuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amuramira muri byose kandi amurengera uko bukeye n'uko bwije. Rero guma mu mahema y'Imana, guma mu bwihisho bw'Imana, guma mu burinzi bw'Imana, guma mu bwishingizi. Ahandi wajya nta mahoro wasangayo. Bamwe bajya bavuga bati turabirambiwe, igihe twasengeye, igihe twaririmbiye, igihe twahereye tuvuga ko dukorera Imana, igihe twazamukiye imisozi, igihe twakoreye imirimo myiza yose ngo tureke Imana twibuka ko tubona itinze, ko tubona ituretse cyangwa idutaye, bakavuga ngo duhisemo kubivamo, duhisemo gusa n'abandi, duhisemo kubireka ibi twari twaragiyemo tubonye twari twarayobye. Ariko ndakwinginga uyu munsi ngo wongere wisubiremo, witekerezeho,
nta mpamvu n'imwe ihari yo gutuma urambirwa cyangwa ngo uve mu byizerwa uvuge ngo ahari biracitse birayobye. Imana ntiruha, Imana ntisinzira, Imana ntinanirwa, ntirambirwa, ahubwo ikora ku gihe. Guma rero mu bwishingizi, guma mu rwihisho, nanjye ngumemo, niho tuzarindirwa imyambi ya wa mubisha Satani, niho tuzarindirwa uku gutsemba ku manywa y'ihangu, niho tuzarindirwa iyi mugiga irimbura, niho tuzarindirwa icyica cyose cyica umumaro cyangwa cyica umubiri. Hari ibiza bikica umubiri umuntu akarangira, ariko hari n'ibyica umumaro, ejo hazaza h'umuntu hagapfapfana kandi akiriho. Imana yacu rero izaturinda kuko twahisemo kuguma mu bwishingizi, kuko twahisemo kuguma muri yo ntiturambirwe tugategereza. Umwe we yaravuze ngo iby'Imana birya abarambije, ngo abarambiwe bagiye. Ni koko tujya tubibona, tukabona abantu bafite amashimwe bakavuga ngo twategereje Imana imyaka myinshi, none uyu munsi iradusubije. Kandi kuko nibyo, Imana yacu ntiruha, ntinanirwa, ntisinzira, isezerano ntiribora, ntirimungwa, ntirisaza, rihora ririshya. Kandi ngo kugira ngo isezerano Imana yaguhaye, icyo Imana yavuze ikacyatuza akanwa kayo kiveho, gipfa ubusa, kiba imfabusa, ngo ijuru n'isi byazingwa nk'urupapuro. Ijambo Imana yavuze iraryubaha, ni Imana y'inyangamugayo. Humura nimba waravuganye nayo, ahubwo guma mu bwishingizi, guma mu burinzi, guma mu ihema ry'Imana, wivamo, wihunga, wijya kure. Imana niho izagusanga, Imana niho izakurindira. Imana ishimwe. Uko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Nukunda Imana akaramata bizaba impamvu yo kugukiza, bizaba impamvu yo kukurokora, bizaba impamvu yo kukuramira ku munsi mubi. Imana izagufubika ikurenze ahantu hakomeye nk'uko kurengeje n'ahandi. Erega nubwo tuba tubona hari ibyo ducamo bikomeye, ariko hari ibyo Imana yakoze. Imitima yacu ibizi neza. Yigeze nabwira abantu ngo mbese niba hari Satani akwihebesheje akakwereka mu rwayo ruhande ko nta Imana yakoze, warebye no mu baturanyi, warebye no mu bakwegereye, warebye no mu bo mwakoranye n'abo mukorana, warebye mu bo mugendana, warebye mu nshuti zawe, usanga nta gitangaza cy'Imana kihaboneka. Imana irakora mwene data, kandi Imana iriho, kandi Imana iraboneka. Ibyo yakoze rero ikabikorera abandi, nawe yabigukorera. We guma mu bwihisho gusa, igumira aho ngaho, niho uzarindirwa, niho uzahishwa, niho ihema ry'Imana rizagutwikira, kandi niho ibyiza bizagusanga. Imana nihabwa icyubahiro. Wazanyambaza nanjye mwitabe. Ni ukuri Imana nuyihamagara izumva, nuyihamagara mu makuba no mu byago nusumirijwe izumva, kandi izabanguka gutabara. Ni Imana idakererwa, ni Imana idatinda, ni Imana itananirwa, ni Imana itaruha, ni Imana itavuga ngo noneho ngiye mu kiruhuko cya saa sita ngo nzaba ngutabara. Imana ishimwe. Imana irakora no ku munota wa nyuma. Imana irakora, Imana irashoboye, nta cyayinaniye nta kizayinanira. Rero Imana nuyambaza izitaba, kandi izagukiza, izaguha icyubahiro, izaguhaza uburame, kuko byose irabishoboye. Wowe guma mu bwishingizi gusa, wowe guma mu ihema ry'Imana gusa, wowe wikwivumbura wibivamo, gumamo niho uzatabarirwa, niho Imana izagusanga. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka dusenga Imana tuyibwire ngo n'ubundi ongerewe mu ruhande rwacu, ongera udushyigikire, ongera ugendane natwe, kuko ntaho twagera tutagufite. Imana ishobora byose, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Turagushimiye kubw'ineza n'imbabazi ugira, tunyuzwe cyane n'urukundo rwawe. Muririmbyi yaririmbye aravuga ngo nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru, nisunze umukiza ukomeye. Natwe turanyuzwe Mana, turanyuzwe no kubana nawe, turanyuzwe n'uburinzi bwawe, turanyuzwe n'imbabazi utugirira, turanyuzwe no gukomera kwawe kwinshi. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Tugushimiye kutadusiga, tugushimiye kutaduhana mu makuba no mu byago, tugushimiye kutatwirengagiza, tugushimiye kuturwanira uko bukeye n'uko bwije, tugushimiye ko ibyo wavuganye natwe ari iby'ukuri, kandi wowe uri Imana ihora ibereye maso umugambi wayo, ihora irinze ijambo ryayo, ihora uharanira icyubahiro cyawe no kwera kwawe. Wigeze wabwira umugaragu wawe Yesaya, igeze yabivuga, uvugiye muri we ngo ku bwawe uzabyikorera, nta cyatuma izina ryawe ritukwa.
icyubahiro cyawe ntabwo uzagiha undi. Urakomeye, ufite imbaraga nyinshi, uharanira ko icyubahiro cyawe gihora kizamurwa. Natwe niyo mpamvu Uwiteka twavuze ngo uri kuvugwa neza mu mahanga yose yo mu isi. Abagabo bakumenye nibakuvuge neza, abagore bakumenye nibakuvuge neza, urubyiruko rukuzi niruhamye kuri umwami. Natwe abo waremye twese aho duherereye mu mpande enye z'isi twature kuvuga kuri Uwera. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Ibyo wakoze ni byinshi tutari gushobora. Maboko yawe arakomeye, maboko yawe afite imbaraga, maboko yawe ashobora ibyo abantu batashobora. Mana turagushimiye, nuhabwa icyubahiro kubw'ibyo wakoze. Rero niwo urinda abantu basinziriye, ukabarinda bashyizwe bari mu bitotsi, batazi imigambi y'ahazaza uko izaba imeze, bugacya bukongera bukira. Nubishimirwe uri umwami w'amahoro. Turagushimiye wa ntwariwe. Rero n'ubundi tugarutse imbere yawe dufite amashimwe y'uburyo bwinshi. Turagushimira ko waturinze muri uyu mwaka, by'umwihariko niho turi kugaruka cyane tuvuga ko wabanye natwe mu kwezi kwa mbere. Hari intambara nyinshi abantu bahuye nazo, ari abarwayi warabakijije, abo nibabyibuke bavuge kuri Uwera. Ari abari bafite amadeni urabishyurira, abo nibabyibuke bature kuri Uwera. Ari abari badafite aho kuba urahabaha, abo nibabyibuke bature kuri Uwera. Hari abo bubakiye amazu bakura mu bukode, abo nibabyibuke bature kuri Uwera mu izina rya Yesu. Hari n'abo wishyuriye batari kubona y'ubukode, abo nibabyibuke bature kuri Uwera. Imirimo n'ibitangazo wakoze mu kwezi kwa mbere ibyinshi Imana, abantu nibagushime. Ari abo wahaye urubyaro muri kuri kwezi kwa mbere, abo nabo nibagushime Mana. Ari abo wishyuriye minerivare ku banyeshuri, abo nabo nibagushime. Abo warinze ukabaha ubuzima, twese turagushimiye Mana. Bo warinze mu ngendo zabo, nabo nibagushime kuri umwami. Mu kwezi kwa kabiri warakomeje urakora imirimo yose n'ibitangaza warabikoze. Bashimwe ni menshi abera bafite, warakoze wagize neza Mana. Bagiye mu bitaro wababyukijeyo, abakiriyo nabo wabarindiyeyo, uko hari abarayemo ijoro rimwe ntibaramuka. Mana we nuhimbazwe. Maboko yawe arakomeye, maboko yabasha ibitabashika, maboko yawe yuzuza ibituzuye, maboko yawe arema ibitariho bikabaho. Nuhimbazwe mwami w'abami. Mu kwezi kwa kabiri warakomeje urakora, mu kwa gatatu no kwa kane warabonetse, watabaye abantu, warengeye abantu, wahumurije imitima yihebye. Yesu we wakoze imirimo, ndagushimiye. Mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu wabaye Imana. Abarwaye warabakijije, bari batwite wabahaye urubyaro, bahuye n'ibyago warabakomeje. Uri Imana yabaye mu ruhande rw'abantu bayo. Uwiteka Nyiringabo warakoze. Igihe cyose dukebutse impande zacu tuhasanga imirimo n'ibitangaza. Ubwo twaba tunyura mu bigerageza, ariko dusanga warakoze ibikomeye Mana. Turongeye turagushimiye, ni wubahwe, nuhimbazwe kuko ukomeye, nuhimbazwe kuri umunyamaboko. Kwa karindwi no kwa munani warabonetse, watabaye abantu babona amashimwe. Kandi Mana nukuri imirimo n'ibitangaza ukora, ukwishimwe ku bwabyo. Kwa cyenda no kwa cumi wabaye Imana, ukwa cumi na kumwe wabaye Imana, ukwa cumi n'abiri ukomeje kuba Imana. Muririmbyi ati wabaye Imana, aturi Imana, uri Imana, wabaye Imana. Nanjye natuye n'akanwa kanjye kuvuga ngo uri Imana, uriyo. Nukuri ni wowe warwanya uranesha, ni wowe wavugiye abantu aho batari kwivugira, ni wowe wakomeje amaboko asukuma, amaboko atenebutse, wongeye imbaraga, imitima yihebye wayihaye ihumure. Yesu we nuhabwa icyubahiro. Uri Imana ifite imbaraga nyinshi, ni wowe urera imfubyi zigakura, ni wowe ubana n'abapfakazi mu makuba yabo ukabahumuriza, ni wowe ubana n'indushyi zitagira kirengera. Mana we ni wowe utabara abantu bawe, ni wowe urengera ababuze uko bagira, ni wowe uhumuriza ababuze uko bababwira, ni wowe utega amatwi abantu badafite uwo kubwira bakumva barahumurishwe. Nuhimbazwe mwami w'abami. Tugushimiye imirimo n'ibitangaza wakoze, tugushimiye abo wakijije barwaye, tugushimiye abo waremeye mu buryo butandukanye. Mana turagushimiye abo wishyuriye ubuvuzi batari bafite uburyo. Mana we abo wakora imirimo n'ibitangaza bitandukanye, dufatanije nabo kugushima. Kuri Imana ishobora byose, tugarutse imbere yawe Mana, twagushimiraga ibyo wakoze, ariko imitima yacu ko tukiri mu isi iracyagenda n'ibyifuzo bitandukanye. Niyo mpamvu twongeye kuza imbere yawe tukwinginga Uwiteka ngo ugirire neza abera bo mu isi. Izina rya Yesu Kristo
Mana we, bari kwa muganga barwaye, bari gutakishwa n'umubiri, bababaye babuze uko bagira, abaganga bamaze kubwira ko indwara zabo zidakira ndetse ko n'igihe cyo gukira nta gihari, abo turabakweretse Mana. Ukuboko kwawe ni ukw'imbaraga, ukuboko kwawe kwazuye Lazaro, urahamagara aritaba, Lazaro arazuka arabohorwa, ibyari bimuboshye bimuvaho, arongera abamuzima ajya mu bantu. Nuko birandikwa, natwe ab'iki gihe tubisomye twongera kwizera amaboko y'abakomeye. Niwe wahamagaye Daniyeli ava mu rwobo rw'intare, nyamara bari batwikiriye rwose, bazi ko adashobora kuvamo, ariko warategetse avamo. Uhabwa icyubahiro Mwami Yesu. N'ubundi ndakwinginze Mana, girira neza abo bihebye, barwaye babuze uwo kubwira. Hari abamazeho imyaka myinshi, hari abamazeho amezi menshi, hari abamazeho iminsi myinshi, hari abayeraye ijoro rimwe ariko umubiri ubababaza. Abo bose nubagirire neza. Tanga ihumure ku bantu bawe Mana, muri izi mpera z'umwaka. Kiza indwara ku bantu barwaye, rengera abantu babuze uko kubwira. Ihumure ry'Imana ribe ku mitima yabo, mu izina rya Yesu Kristo. Ukuboko kw'Imana kurengera abantu, kandi Imana ishobora byose, ndakwinginze ugirire neza indushyi, abapfakazi, abakene n'abashonji, ababuze uwo kuririra. Mana, nukingura inzugi zikinze, utanga akazi, abantu babashe kubona icyo gukora, ubuzima n'imibereho bikunde. Bari mu bushomeri bw'igihe kirekire, babuze uko babigira. Mana, nubacira inzira, kuko uri Imana ishobora byose. Abasubijwe inyuma no kugushwa n'amasezerano, uko babona bitinze, bakagira ngo ahari ntukibisohoje, bakagira ngo ahari urananiwe, batangiye gusenga amasengesho yo kukubabarira no kuvuga ngo ntubishoboye. Abo nubababarire Mana, kandi ubagarukeho. Pawulo yabivuze neza, gerageza gukora ibyiza ibi bikantanga imbere. Mana, twifuza gukora ibyiza turi muri ubuzima, bibi bikadutanga imbere, ariko duha imbaraga nshya. Izi mpera z'umwaka, rengagiza intege nke twagize mu ntangiriro zawo kugeza none. Uduha imbaraga nshya zitwinjiza mu kindi gihe, uduha imbaraga nshya zitwinjiza mu wundi mwaka, kugira ngo tube tugwisha imbaraga. Izina rya Yesu. Ingingi abasengera urubyaro igihe kirekire, abamaze imyaka myinshi, isa n'itabarika rwose. Hari abageze mu gihe cya Sara na Aburahamu ndetse na Hana n'abandi, nyamara uracyabikora. Wari uri ejo n'uyu munsi ni kuri. Hari abantu wagiye utabara, n'uyu munsi uracyariho Mana. Hari amashimwe tumaze iminsi twumva, n'ubundi ndakwinginze Uwiteka, kingura urugi rukinze kuri abo ngabo bagutakira kuri urwo ruhande. Neza y'Imana nibabeho, ukuboko kwiza kw'Imana kubagereho, mu izina rya Yesu Kristo. Ingingi y'imiryango itabanye neza, abari mu nzira zo gusenya muri iki gihe, bavuga ngo umwaka ntushira, cyangwa babara iminsi ngo basenye, wongera wunga abo bantu, ubaka ingo ziri gusenyuka. Uyu mwuka wa divorce n'ubucyahe, uri Imana y'imbaraga nyinshi. Mana we, tanga ubwenge abantu bubake, tanga gukizwa no gucishwa bugufi. Neza yawe nigere ku bantu bawe, uri Imana ishobora byose. Nsengera ingendo z'abanyeshuri bagiye gutaberekeza iwabo, hagarika umwuka w'impanuka mu izina rya Yesu. Majyepfo, amajyaruguru, burengerazuba, iburasirazuba, umujyi wa Kigali, izo ngendo z'abana bava ku mashuri bajya mu miryango, nizibe nzima, nizibe mpire. Ukuboko kw'Imana kubane n'abana, mu izina rya Yesu. Bashaferi babatwara, abamotari babatwara mu ngendo bagenda n'amaguru, ukuboko kw'Imana kurinda abanyeshuri mu biruhuko. Mana we, washyitse mu miryango amahoro, kandi muri izi mpera z'umwaka, cyangwa umwuka w'impanuka mu mihanda, ukuboko kw'Imana kugere ku bantu. Uwiteka, uburengezi bwawe bugere ku bantu, kuko uri Imana ishobora byose. Haleluya. Ndagushimiye Mana, akikunanira witwa ndiho. Uri Alufa, uri Omega, uri itangira, uri iherezo. Uvuze ngo nibibe biraba, tegetse birakomera. Yesaya yarabihanuye, aravuga ngo uhereye kera nta muntu wigeze kurebesha amaso ye, cyangwa ngo yumvishe amatwi ye indi Mana igira ikimariro uyitegereza itari Uwiteka. Niyo mpamvu tugufitiye icyizere, niyo mpamvu muri wowe turamye, niyo mpamvu muri wowe tugwije ibyiringiro. Ntago dufite ubwoba, turi mu maboko y'Uhoraho. Turinde imidugararo, duha amahoro y'umutima, duhe kukwizera Yesu, duhe kubika ikibitsanyo neza. Iki gihe kiragoye, Satani ahitanye ubugingo bw'abantu benshi, kandi arashaka kwica umumaro. Ariko Mana, dufatira amaboko, dukomeze kuko iminsi igoye. Duha ubwenge, Mwuka Wera duhishure bundi bushya, dukore ku maso bundi bushya. Aturinde kunyagwa, aturinde kuriganywa ubugingo, kuko ubugingo buruta ifeza n'izahabu, buruta imyambaro n'ibyo kurya, buruta iby'ubutunzi bwo mu isi.
ahantu ubwo satana bidukururisha ariko uduha imbaraga tuneshe. Dushoboze Mana, ntacyo twakwishoboza tutagufite, ariko tugufite byose birashoboka. Turagushimiye Mana nziza, ngaho abana natwe rero umunsi w'umugisha ku bantu bawe. Rinda abantu mu ngendo, rinda abantu mu kazi bakora, rinda abantu mu mirimo yabo yose. Ukuboko kw'Imana kubane n'abantu bayo, kandi Mana abadukurikira umunsi kundi w'umugisha, ukuboko kwiza kw'Imana kugere kuri bo. Umuntu wese waza kwifuza ku mutima we, neza y'Imana imuganze, neza y'Imana imugote, humure ry'Imana yo mu ruhande rwe. Turagushimiye kuri Imana, ngaho abana natwe none ibihe byose mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ikomeze kubashyigikira uko mubonye uburyo, ugira umwete wo kuvuga umwami wacu neza mu izina rya Yesu, amen.